Yes, uyu munsi ushobora kuba utekereza kugura ahantu hafite ubuso bugari ushaka kwashyira ikintu runaka nk'ishuri cyangwa se irerero, cyangwa ukahashyira uruganda rutoya rukora ibintu byawe. Ndagira ngo nkubwire inama. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu ahitwa kuri Ndengera. Iyi clinique yitwa Ndengera ngira ngo murayizi mwese. Ni clinique igezweho hano mu Rwanda. Ubu buso dufite ni bugari ku buryo bugera muri 800. Buri hepfo ya Ndengera neza. Kuva kuri ubu buso cyangwa se iyi mitungo tubereka hano kugera kuri kaburimbo ni muri metero 300. Murumva ko ari ahantu hafi cyane, kandi hano hakora ku muhanda, hari access ku bintu byose, ku mashuri, ku bitaro ndetse n'ibindi byinshi bikenerwa mu buzima busanzwe. Aya mazu yose murebamo iyi nzu, iyi duteye umugongo ndetse n'iriye, cameraman agerageze kujya bibereka. Aha hantu tuje kuhagurisha kuri miliyoni 85 z'amanyarwanda. Aya mazu yose ari mu kibanza gifite ubuso 800. Iyi nzu mureba ifite amakaro, ifite ibyumba 5, ikaba ifite amakaro, dushe na toilette ebyiri mu nzu, ikaba ifite n'igikoni cyo mu nzu ndetse no hanze. Aha hantu ni heza ku buryo wakwifuriza umwe ku buri mwe kuhagura ushaka kuvugurura cyangwa se agasenya akashyira igikorwa remezo, kuko ubu buso ni bugari cyane, hafi ibibanza bibiri. Murumva ko ari ahantu heza cyane, ndetse n'ibibanza bibiri kuko ubuso 893. Murumva ko ari hafi ibibanza bibiri byuzuye neza. Dukomeza tubereka inzu imwe ku yindi. Iriya tuvuyeho yinjiza 250, ndetse n'iyi tugezeho yinjiza 150. Harimo ikintu kimeze nka hangari ushobora kubyaza umusaruro rwose. Aha naho n'umuntu wari warateguye nk'akabari, kuko turaza kubereka n'amabingaro. Biza kwanga cyangwa se aza kubihagarika kubw'impamvu ze. Iyi nzu ushobora kuyigira ibyumba 3 na saro bigakunda kuko irasakaye, ukayikatamo ibyumba, cyangwa ukashyira bya bindi twavuze. Ushobora kuhashyira clinique nawe, cyangwa ukahashyira ishuri ry'abana, cyangwa ugasenya ibikwiriye gusenywa ugashyiramo ibyo ushaka gushyiramo, nk'amazu y'ubucuruzi bijyanye no gucumbikira abantu. Murabona ko hano opportunity irimo, harimo ibikorwa ushobora kuvugurura. Aha hose hari harapangiwe akabari, ariko byabaye ngombwa ko gahagarara kubw'impamvu zitabaturutseho nako zabo bwite. Murumva ko ari opportunity cyane. Iki kibanza ni kinini, kukizenguruka byatugoye, twaciyemo ibintu byinshi, ibice byinshi, kuko harimo ibikorwa bitandukanye. Dore kuri ya nzu tuvuyeho, dore hangari cyangwa se aho isohokera cya kiryango, dore naha. Murumva ko ibintu bimeze neza cyane. Twihuta tujya ku musozo. Hanze ukuntu hateye neza kandi haragendeka. Umuntu wabuguze ahantu yabaguze cyane cyane ubuso bugari. Murabona ko ni quartier nziza kandi iri guturwa cyane. Aho se turacyari muri ubwo buso bw'ikibanza. Dore aka boutique niho ubuso bw'ikibanza burangirira. Kuri Ndengera ni imbere y'uyu mumotari. Rura rukuta mubona rwubakishije amakoro ni kuri Ndengera. Ubwo abantu mwese nahabarangiye. Dore ubuso bugere iri inyuma cyane. Iyi nzu mureba ntirimo, ahubwo iri yacu hirya y'amatafari ahiye. Iyi nyuma n'ahantu hanini cyane, hafite ubuso bugari pe.
afite 30 kuri 30 na murumva ko ari hanini cyane. Kugarukira hepfo hamwe n'imodoka murumva ko ahantu hahagije kuza kuhatura muri aka karere. Mutekereze kuri ya mishinga nababwiye, ushobora no kuhororera inkoko, nta kintu utashyira hano, ishuri ry'abana cyangwa se ukahashyira ikindi kintu ushaka kwashyira cyakwinjiriza amafaranga, nk'uruganda rwemewe rukorera mu baturage nka boulangerie. Nahanyu muduhamagare kuri 078 300 875 ni Gisenyi komisiyoneri. Ibihe byiza, turabakunda cyane.